Hayi muraho neza abakunzi ba filime The Homeless Girl. Uzi se ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi, amaherezo y'inzira ni mu rugo, kandi nanone ngo akari ku mutima birangira agasesekaye no ku munwa. Muri filime yacu The Homeless Girl, cyangwa se umukobwa utagira haba ariko wakunzwe n'umusore w'umukire, muri iyi filime ibintu byari bikomeje kugenda bigorana, aho Lewis yakunze umuntu bita Alice ariko akaba yarakomeje kugenda ahisha urukundo rwa nyarwo akunda umukunzi we Alice. Ibyo byose Lewis yarakomeje kugenda abiterwa nuko mama we yarakomeje kugenda amuhatira kubana n'umuntu bita Tricia, kandi nyamara Lewis we afite uwo yakunze ari we Alice. Lewis yarakomeje kugenda abigira ibanga, adashaka ko hari umuntu n'umwe wabimenya ko yasubiranye na Alice, ko ari gukundana na Alice urukundo rwa nyarwo. Ariko uyu nguyu Lewis yamaze kuba abisobanukirwa neza ko nta muntu ushobora gutwika inzu ngo ahishe umwotsi. Inzu uragenda ukayitwika wihishe, nta muntu ukubona, ariko iyo imaze gusha finally birangira umwotsi ugiye mu kirere, abantu bakawubona bakamenya ko inzu yahiye. Rero uyu Lewis bitewe n'urukundo rwa nyarwo akunda Alice, yabonye ko adateze kumureka, bazakundana iteka n'iteka kandi bizarangira bimenyekanye. Ariyo mpamvu Lewis yafashe icyemezo nk'umuntu w'umugabo yemeye gufata riske. Lewis yavuze ko agiye guturitsa bombe, ikiraba kikaba. Iyi bombe Lewis agiye guturitsa ishobora gutuma bamwe baja muri koma, abandi bakaba bagwa igihumure. Urugero nka mama Lewis. Mama Lewis we yari yaramaze gutumira abantu avuga ko Lewis azakora ubukwe na Tricia. Mama Lewis yari yaramaze gutumira inshuti ze, ariko uyu Lewis ndetse na Tricia aba bose ni abana beza babyumvikanyeho, bavuga ko bakwiye kureka mama Lewis ndetse na Nana, bakavuga ko hagati yabo nta kibazo gihari, kandi nyamara bari gushuka mama Lewis na Nana. Guys, rero ikintu Lewis agiye gukora, agiye kubigaragariza rimwe ikiraba kibe, agiye kubishira hanze avuge ko akundana na Alice kandi bagiye kuba bakora ubukwe. Uyu mama Lewis we yarazi ko ibintu byose yamaze kubirangiza, yarazi ko yamaze gufata umuntu bita Lewis akamutandukanya na Alice burundu, batazongera gusubirana. Guys, urebye ibintu mama Lewis yari yakoreye Alice, politike yari yamukoreye yo kuvuga ngo Alice ni umujura, yibye sheke, ibingibi byagaragazaga ko Lewis atazasubirana na Alice. Ariko Lewis yamaze kumenya ukuri kwa nyako, kandi yamaze kumenya ko Alice ari umwana mwiza. Ikindi nanone mwamenya kuri Tricia nawe ashaka kuba yajya mu rukundo na Dani mugenda mubona ko akunda Tricia, kandi Tricia nawe yamaze kubona ko urukundo rwa nyarwo rudahatiriza, aho yabonye ko urukundo rwe na Lewis rudashoboka, agahitamo gushigikira Alice ndetse na Lewis kugira ngo bo bikomereze urukundo rwabo bameze neza, nta kibazo bafite. Nshyira ngo mwabibonye ko umuntu bita Dani yatangiye kudetinga umuntu bita Tricia. Mu minsi mike turi buze kuba tubona couple ebyiri, couple ya Alice ndetse na Lewis, ndetse na couple ya Dani na Tricia. Guys, ibi mama Lewis nabibona agahinda gashobora kumwica, akaba yagwa muri koma. Wowe nimba ushaka kubona izi bombe Lewis agiye kuba yaturitsa muri iyi episode, ushaka kuba wayibona, icyo tugusaba nta kindi, reba munsi y'iyi video ku ruhande rw'iburyo handitse subscribe, dukandireho, fungure n'akazogera kuri all notification, kugira ngo episode zose za filime The Homeless Girl ujye uzibonera ku gihe. Dukandire subscribe, dukandire like, uduhe igitekerezo cyawe hasi muri comment, utubwira uko ubyumva, utubwira uko ubibona, ukurikije uburyo Lewis yamaze gufata icyemezo cyo kuvuga ngo amaherezo ibintu byazarangira bite. Lewis murabizi neza ko akunda Alice, nanone mukamenya ko Alice nawe akunda Lewis, kandi abo bose bakundana urukundo rwa nyarwo, apana rwa rundi rwa pirate. Murabizi ko Lewis yakunze Alice ari umukene, ariko nanone nubwo Alice nawe yakunze
Lewis ntabwo yamukunze kubera ko ari umukire, yamukunze kubera ko afite urukundo rwa nyarwo ndetse n'umutima mwiza. Ese uyu mama Lewis namara kumenya neza ko Lewis yasubiranye n'umukunzi we Alice, ibintu bizagenda bite? Ese mama Lewis nanone namenya ku rundi ruhande ko uyu Dani ari gukundana na Tricia, ibi byo azabyakira gute? Guys, baravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, iteka n'iteka birangira ukuri kugaragaye. Ukuri kuratinda ariko kukajya ahagaragara. Ukuri ushobora kukugaya gutinda ariko ntago wakugaya guhera. Reba igihe ikinyoma cyari kimaze gipfukiranyije ukuri, aho mama Lewis yari yarabesheye Alice, ariko kera kabaye ukuri kwamaze kujya ahagaragara. Lewis yamaze kumenya ukuri, yamaze kumenya ubugome bwa mama we, kandi bakunda kuvuga ngo ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. Lewis yamaze kumenya imiterere ya mama we, ubugome bwa mama we ndetse na mushiki we Nana. Ese guys, ko Nana na mama we bari bakomeje kwifuza ko Lewis yabana na Tricia, abangaba nibo bagomba guhitiramo Lewis cyangwa guteretera Lewis? Nibo bazabana n'umugore Lewis azashaka cyangwa ni Lewis uzabana nawe? Guys, hari ibintu biba bicanganye cyane, ugasanga umuntu ari kuguhitiramo umukobwa ukwiye gukundana nawe, kandi nyamara ni wowe uzabana nawe uri kuguhitiramo. Nta ibyanyu ntago azigera amenya uko biri kugenda, ntazamenya umubano uri hagati yanyu. Ari nayo mpamvu abasore bose mumeze nka Lewis, congratulation, ugomba kureba umuntu muzabana, umuntu muzahamanya, akaba ari we ubasha kuba wahitamo. Naho biriya bintu mama Lewis yarakomeje kugenda akorera umuhungu we Lewis ntago bikigezweho. So rero bye bye, Avitara Vista, turakunda cyane. Imana ikomeze ibarinde, ishira imigisha mu byo